jya uvuga ibyo nanjye nagukosora umva we ntusamenyere umva we nakwereka wowe nakwereka urumva nawe urimbo reka ariko umva nakumenyera wakibeshye ke nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza nimba wabyutse bikemera ushima Imana kandi ubwire ngo Mana wakoze nanjye niyo mpamvu nshimira Imana uyomba nahumetse umwuka bazima kandi mbona namwe munkurikirana umunsi ku wundi ndetse n'isaha ku yindi ndi kumwe na Keza na Rose murabizi intambara zabo ngiye nifuje kuhuza nabo ndebe yuko byibura uyu munsi bari bupfe guhuza cyangwa se bari buze kongera kuba inshuti zisanzwe badapfa iby'umugore badapfa iby'umugabo cyangwa ngo bapfe yakamwana sinzi ndashaka kumenya ubundi birahera he biraturuka he bizarangira ryari ke ikaze kuri yawe TV murakoze cyane umwaka mushya twari twese gusa twari duherukanyira haraciye agaheda kare dukumburanye Rose meze bitumusa meze fresh wowe umeze ute ntari kabisa umeze neza ndi kumva uri kuri swaga za danje ni nk'isanzwe mine all the time kabisa ko wambaye neza urakoze cyane ariko ufite tatuwaje wa mukobwa uzi ko ku bantu batari kukureba tatuwaje wayishyize ku ibere ryose kubera iki ari wowe wahisemo gushyira iyo tatuwaje ukarangiza ibere ryose niko kondisiyo zari zimeze igihe nayishyiragaho zari zimeze gute kubera icyo wafashe iyo kondisiyo kuvuga ngo ibere ryose ushyiraho tatuwaje it's a memory rero ni long story I can't explain here like ni story ndende kabisa yes Keza uyu muntu yaje gutwara YAKA mwarabiganiriye oya nawe hari ikibazo ubaza ukabaza ubwo waganira umuntu kugira ngo agutware umugabo cyangwa ese ko wemeye ko amafaranga bagusubiza icyo twaganiriye cyo ni kimwe njye ahubwo njye nemeye kuyamusubiza amafaranga ukayamusubiza no kuvuga ngo yewe ikintu cyo nari nabonye ntago yakunzeka kubera ko ntago nabanaga hari urukundo we yarazakambira ati ngo yatanze amafaranga menshi kuri YAKA ngo nimba ari amadolari 500 by'amadolari imbarangahe sinzi ngo 20 by'amadolari ngo niyo yamutanzeho ngo yamuha amafaranga kuva kera ariko amafaranga nge sinyazi ayo mafaranga sinzi nimba naranayariye ntago yakagize ambwira ngo amafaranga nikana kuyampaye none wowe akajya nkangisha ngo ngarantunze ngo sinzi ngo niwe ngo wamuhaye amafaranga ngo yo gukwa ngo niwe wakoze ubukwe bwacu mbese numva harimo inyuro nyinshi no kunkomeretsa sibyo ndavuga ni aka kabara agasuzugura kugira ngo umuntu ajya nkangisha amafaranga nzemeranya shake nimba ari kuyaguza nguze wenda simvuze ngo amafaranga yose ndafite nona ntago nyafite ariko navuze ni nzemeranya shakishe mu nshuti n'abavandimwe nimba ari kuguza nguze ariko nanza agasuzuguro k'umugore wirirwa mbunza ngo ngarantunze ngo urugo rwanjye ngo niwe urutunze ngo niwe ungaburira ngo ibyo nambaye niwe wabiguze nicyo kintu nanze ndavuga ni urumva byabaye nko kugura n'ubundi umugabo wanjye ariko ntacyo narabyihanganiye ndavuga ni nabikora niyo mpamvu nari nkubajije ntiwabiganiriye na Roza wabiganiriyeho na YAKA ko kuko Roza mu kiganiro twagennye yavuze yuko wowe nawe mwabivuzeho wakwemerera yuko nta kibazo agomba gutwara YAKA muri Canada nawe urabyemera YAKA mwarabiganiriye nicyo kibazo nari nkubajije nta kintu YAKA namuganiriza ku by'amafaranga ntabyazi kuko nubundi ntacyo yabikoraho YAKA kumubwira ngo Roze ngo arashaka iki ni ukuvuga ngo nyine nta mwanzuro wajya afata mu buzima bwe none mu byerekeranye n'urugo nta mwanzuro ajya afata rero kuyimubwira ahubwo nge negereye no mu gore cyangwa umukobwa sinzi icyo ari cyo ndamwegera ndambwiye nti njyewe ntindagira ngo twumvikane muri ubu buryo niba nkagusuza amafaranga yawe wenda nkaguha makeya andi tukandikirana igihe nzaguhera andi none namara kuyamuha yose akazava kuri YAKA burundu ariko burundu ntibazongere guhuza arabinyemerera arambwira ati nta kibazo ayo uzabona uzaba yampaye twandikirane urupapuro ubundi umpa amafaranga nkurekera ibyawe kuko nawe yaravuze ati amafaranga natanze nanjye sinshaka kuyahomba nuko twumva Rose Keza nagaze icyuri cyo uri iki ubwo niba atazi icyo ndi kibwo nawe ntiyizi mani wowe se ubundi uri iki
nakubwiye ngo niba atazi icyo ndicyo nawe ubwe ntago yizi cyo nicyo gisubizo ngo haye nicyo gisubizo of course ni ukuvuga ngo Keza aravuga ati ndagusubiza amafaranga urayemera ntago uri buyemere nkuko twabiganiriye ushize kuri yawe TV mwabonye ko yakadukundana kandi yakana yabwiye ka nkunda rero ibintu uyu mugore yirwa yitwaza ngo ntago ngakunda yakanga ngo amushikisha amafaranga excuse me madam umugabo wawe ujye kwicana ibiganiro tugirana he really loves me a lot urumva rero ibintu usigaye wivugishwe ngo ntago nzi niba ari umugore ubwo ni utazi ko ndi umukobwa cyangwa umugore bwo nawe ntago uzi icyo uri cyo you understand me kandi mu gihe turi kuganira mu gihe turi mu kiganiro ujye wihangana rwose ntunkomozeho ngo mvuge amagambo atari meza kuko you know I don't like uru rugamba uzarurwana paka yakagiye cyangwa atagiye njyewe nyine bundi no kugira ngo mvuge ngo ndamusubije ni ukugira ngo nce bugufi cyangwa se mbona amahoro mbe nagira amahoro sibyo ntago ari uko nyete nta nubwo ari uko simuvuze nabi nta nubwo mututse wamvuze ngo sinzi niba ari umugore cyangwa umugabo cyangwa se ari umukobwa ntago mbizi nyine kuko nta nubwo nigeze muganiriza ngo ambwire iby'ubuzima bwe ariko nge ku giti cyanjye kuba naremeye gutanga amafaranga nukugira ngo numve nagira kuko guhera ku itangiriro nge ndibaza bundi icyo gihe yaka ntago yarazwi yakabakobwa ntibari bazi ko azi gutireta cyangwa se akunda abagore kuva nitwa ngo mbanye na yaka cyangwa se baratubonanye gusa byaratangiye abagore bava mu ngo zabo abakobwa batabashere babo baza kuri yaka kugeza n'isaha amezi 8 agiye gushira twubatse ariko nkiri mu ntambara y'abagore kugeza isaha na n'ubu nta gahenge bama niyo mpamvu bigezeho nge mvuga nti niba ari amafaranga mwatanze urabizi imbere habanje bavuze ngo batanze ngo avance ngo ntibabashaka urwo rugamba ruvaho none hari abatanze amafaranga bakeneye gusubizwa mbese bari guteza ingaro izo ngaro nemeye kuzitanga ariko bakandekera ibyanjye we uyu nguyu wavuyeho ubundi abandi bo basaga nkaho borohereje naragendaga tugatongana wenda mo gake ariko uyu we yaje afite amafaranga ngafite amafaranga niko numva yakavuga ariko ibyo ni ikintu binantwaye ariko we yaje arenza abandi bose ariyo mpamvu nemeye gusubiza amafaranga menshi angana kuriya ni amafaranga menshi nagira amafaranga make wapfa kubona uko wishakiye nemera kuvuga ni nzayamushakira nyamuhe ariko andekeye umugabo ese iyo wumvishije ibyifuzo bya Keza urabyemera cyangwa ntago byemera ako biny'imbere ko tujya kure tuvuge mu dusanze hano njye na Keza ndagiye mu muze musubize kano kantu n'utatazongera kukavuga ihangana urambura akaboko kawe njye na Keza turabaki ku bantu badukurikiye njye na Keza ninde mugore hano urimo hari numwe twese si turabakobwa next time ntazongere ikiranga umugore ni impeta ya fiançailles n'impeta ya mariage mu gihe Keza guhera uyu munsi atambara iyo mpeta ubwo ahubwo nawe bigaragara ko ajya guca inyuma yakakajya mu bandi bagabo tuvuge se ko yazikuyemo akazijugunya akazibika iki kintu ntazongera kugikomoza ngo mugore ngo nawe ubwe none hano umukobwa ushobora no kumusanga none ahicanye n'ikindi kigabo bararanye ngo ni kabosi nari kabosi kuki sazikuramo niba zikari umugore wiyubashye ushaka kubaka urugo koko excuse me ahubwo nge ndatunguye ukuntu utajya wambara impeta wambitswe kandi barazambitswe abantu babireba bigaragaza ko rero nawe ntago ushobotse urumva rero ibi ngibi nawe ari kwivugishwa ngo byemeye gutanga amafaranga yaka nko mwabibonye yababwiye arankunda rero ndamukunda not because of money nawe nababwiye ko hari ibyo nkorera urabyumva rero ibyo ngo nemeye ko yamwishyura gushimira aho utagera uri iki ko ndi kumva wa nasubiza icyari cyo imbere y'abantu baza umuntu wakoze ubukwe umuntu warongowe arangwa n'impeta ya fiançailles ni ya mariage Keza nazamura intoki ze turebe koko ko ari umugore nidusanga atazambaye ubwo hari ibyihishe inyuma y'ibyo hari ibyihishe abakobwa b'ikigihe nabivugaho ibintu by'ikigihe mwagiye ariko kubihaga kubyinjiramo aba bakobwa mine ngewe nta rw'ibintu namwita umugore kuko none aha mbonye ko n'impeta bamwambitse ntacyo zamumariye yazambaye bya nyirarureshwa none bya nyirarureshwa urabizi kugira ngo nyine yereka abantu ngo agera mu nzira akazikuramo kuko bavuga ngo ndahura n'ababogari wabwo se bari mu bikirwa rwanira yaka ikangira ikintu nabivugaho ndumva ari kuzamurijwe cyane
kandi njye ntabwo nawe rizamure mani none se ko numva batuje cyane uyu munsi ubundi warizamuye kusanzwe se urizamura ndumva ari gusakuza cyane ari kuzamurirwa hejuru sinzi ikibazo afite ako nabanyanywa bya Primus wasanga byamuhaye umwuka mwinshi nabyiguriye excuse me nabyiguriye kandi nabyiguriye umva ntumenyere kabisa impamvu njyewe ntago ari kuvuga ngo intoki ntago kuba ufite umugabo cyangwa umugore barebera ku ntoki kuba ufite umugabo cyangwa umugore biba ku mutima ntago imitesi turekana ngo urukundo icyo kintu nongere ngisobanurira abantu benshi babyibajijeho cyane noneho abantu bareke kwambika abantu impeta niba koko bidasobanuye ko wubatse kira ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umugore official wikitwaza ngo urukundo kuko natwe baradukunda my dear yakarankunda maybe you go and ugende kuri ya TV urebe interview twakoze urebe uburyo yandirimbiye se yari yakuririmbira uri kumva ntago rero nge naje gutongana n'uyu mugore cyangwa umukobwa cyangwa ngo ntirana amagambo nawe I don't like wikimaroniza wendi gushaka kugira ngo gusobanurire sibyo ibyo avuze ku bintu by'impeta ntago mu buzima ntago umuntu abaho yambara impeta kugeza apfuye kandi kwambara kandi ibyo ngibyo ari kuvuga ngo kwa kabasi n'iki ukuntu kwinjira mu buzima butamureba ntabwo agomba kwinjira mu buzima bwanjye wumvugana n'uwo mvugana nawe biba kuri YouTube turabireba niwe mujyanama wawe ntabwo nabinjiye mu buzima kuri YouTube biriho abantu bakurikira YouTube bagiye undi babirebe na yakubwiye yarabibonye rero ntabwo ari umugabo utabona by the way ntabwo ari impumye you think he doesn't know afite none se uri kiragi oya uri kiragi uri kiragi haje gushya ibi bintu ke uri njyewe ikintu nshaka kuvuga ariko ntago ari gutuma mvuga afite amagambo menshi sinzi ikibazo afite noneho wowe uri muravuga uri muradidimanga ya wowe uri kudidimanga koreza message uri kudidimanga uri kohereza message uri kumva ngishaka kugusobanurira nje ntago ari kwanga kwambara impeta si ukuvuga ngo nyikuramo kugira ngo wenda ngiranze banirete muri abo bagabo bawe wongere uze kwitanga amaza makuru beshya ngo yakanda umukunda gutukura impeta yakwambitse kuki utazanze ko wazambaye kuki utazanze ubazikuyemo kubera iki aho bonera abagore badashobotse dore ni nk'abangaba bangiza bakazerwa batesha umuntu excuse me abandi bagore hanze ntibambaye impeta zabo abandi bagore bafite ingo nta numwe utambaye impeta ye kandi atitwaje ngo urukundo rwari mu mutima umugabo se yikwambitse ari ikigoryi amadolari yayiguze urayazi yaka urayazi wowe uzaho yakuye yaravunikiye of course rero kuyikuramo ukayijugunya ngize ukajya mu bagabo waza kubitangaza makuru ngo yakanda mukunda abagore bikigiye mutazi ko batingo zanyu hano twaje kuganira ku mafaranga nta by'amafaranga umva njye nakubwiye ko abantu barebye ikiganiro cyanyuze kuri Rwanda Paparazzi TV lifestyle naho ngahura njyewe keza namubwiye ko aya mafaranga y'intayo nkeneye bitewe n'agasuzuguro uyu mugore agira uyu munsi subu yatuje yimahoronije abantu bakurikiye icyo babonye icyo kiganiro bagiyeho barebe ukuntu yari arimo aravuga umunwa yuzama yari kunuka uyu munsi naho wigize uw'amahoro nta soni ayo mafaranga nimo yakomozeho kuko njyewe narayahakanye ari igihe keza azakudunda njyewe nje ntabwo namukubite kubera ko njyewe baranyiboneye ubwo surandebye mbonamo baranyiboneye baraza bagacira mu maso ko bashaka ngo ndi umugore ndetse kurusha gucira abantu mu maso uyu mugore uza gasuzugura agira uzi bitutsi agira Imana y'u Rwanda mubwire amateleviziyo kurikina kuri YouTube urebe bitutsi uyu mugore yantutse ngenukana kuva noneho uyu munsi uritonze madame ntago ari wanutse ngo ni Nyagasozi ntago ari wanutse ngo ni Nyagasozi ntago ari wanutse ngo ngo baranshaka ibitutsi mbigarure byose wanutse mbigarure cyo wabonye YouTube mbishiremo vuga none se that's what I want nitonze nibyo mvuga nyine atangira nshotora kabasaba ikintu uretse urebe ko ncece namwihoreye basaba ikintu ibyo nibyo nshaka nyine uwo muntu uzamure bawubone amagi mpenze we ahubwo uhetse amakara ngufata mu musikunu ngiye kubigenza musikunu ngiye kubigenza kugira ngo mutarwana let's talk aravuga she's talkative girl let's talk nicyo nashakaga ngaho vuga witonze nanjye nitonde birebe aha use yaka ibiki njyewe rwose amafaranga ngiye twaganiriye ngira ngo twumvikane none narabona ashaka kugira ngo azamure umunwa hejuru kandi uwo munwa nanjye ndi nawo aha nibyo nashakaga rero uzamure turi kureba bigenze gake tuganire kiganiro kirangire ku neza akaganya se wiyoroheje wakikaraze se ufite umutwe I have a head reka twikarage nyine easy hasoni amafaranga rero ngo uzishyura uzayishyura ni wagiye ukayafashisha iwanyu
Oyise abacu nago dusaba umuntu. Iwanya ariko ni cyaruhogo. Nkuko nabikubwiye uta inde. Umva nubona ayo mafaranga nakubwiye ngo uzanye ndayafashishe mu rugo cyaruhogo ho waturutse. Abakobwa iyo bakigera no mu cyaruhogo iyo ngiyezo mu cyaro. Abakobwa bakigera mu mujyi babigira nk'uyu nguyu. Urumva? Ariko umugore utambara impeta fema cyokora urasuzuguritse imbere kamera. Urasebye rwose. Roza impeta ivuze iki? Impeta nigaragaza urukundo. Impeta isobanuye ko uri umuntu w'umugore w'umugabo wafashwe 100%. Nicyo izira impeta zisobanuye. Fiançailles na mariage. Nta mugabo wigeze ukora ubukwe utaritwaje. Iyo bagiye gutera umuntu ivi baba batwaje iki si impeta bararimutereye bayitwaje iri hehe nta yambaye. Mariage yarabaye njyanga babibonye barabibonye. Bamwambikiye mariage iri he nta yambaye. Iyo wazikuyemo mu itegeko biba bigaragaza ko wagiye guca umugabo wawe inyuma ukagenda wigize nkaho uri umukobwa utubatse. Urumva? That's why ubaha Keza none hayicaye ari free umugabo wese yamutwara kubera ko nta kigaragaza ko ari umugore uretse se kubivuga mu magambo niki kibigaragaza. Kandi uretse ko ngo urwo rukundo avuga natwe baradukunda baby baradukunda you know YAKA he can take care of me, he can sing for me, he can kiss me wherever. You understand me? Hero ibyo uri muravuga I don't know what you are talking about. Nkubwira njewe nahuye n'abakobwa benshi inzererezi mayibobo. Wese urera yuko uyu se ne oya nje ntago ndamara ntago yituka abandi bakobwa ribika none mbibwe kwitangaza makuru ntaga tukabandi bakobwa we nicicaye angana iki umubonamo iki none se we arenda bonamo abandi bari inzererezi umuntu ko yimenye ku giti cyari ndamana n'abandi bari inzererezi kuri kwitangura nguzimwe nje mvugiye abakobwa muri rusange wibatukana nabo n'abakobwa nkatwe ko nawe hano uri umukobwa ntabwo uri umugore ubana ntago uri umugore urumva excuse me kandi inzererezi ziramenyana niyo mpamvu tuziranye nge nawe ukuvuga ngo mwe muri navuze kandi inzererezi uravuze ngo nanjye nibwo nisa yes kandi inzererezi zigira gute ziramenyana niyo mpamvu nge nawe turi kumwe we are here together right now kubera ko ubwo nyine nawe uriyo kubera ko you are fighting for turi hano ngo kubera ko iki wibundije kuri YAKA ako nawe umwibunzaho uko bigaragara muri iyi minsi umwibunzaho kuko ntukigaragara ko nuri no mugore we wantwara iki se wantwara iki muri se gukora mwivuga ngo kabe mube muretse baretse mbanze mbabaza ibintu ni bibiri mwirwana ese mwaretse mwiyicarira mwohaga kuko ndabona mugiye kurwana ubarusha ubwiza izo nzererezi z'abakobwa uvuga zishinzaga kuri YAKA uzirusha ubwiza kuko nawe urimo YAKA impamvu bwa bazikunda nuko bakurenzeho mine ahubwo wowe YAKA yakwibeshyeho ko akazi mukora ariko nkora ngiye umva sibyo mugenda akora kaye kazi wese nugenda yibunza kwa bakabosi ngo bakugira aracuruza ntabwo nyine yibunza ngo bakugira inama kwa bakabosi wabuze wa mugani ngo kumenera amazi n'ukumenera amazi amaki nje amazi oya wirwa wibunza kwa kabosi niwe mugabo wenyine wabonye uzaje kugira inama niwe mugabo wenyine wabonye uyu nguyu uyu nguyu duhurira no muri seri utumwa bugufi urumva nge uyu nguyu duhurira no muri seri utumwa bugufi no kabosi nawe dukinana muri murabyumva uyu nguyu yarebye abana muri seri utumwa bugufi bwose kabosi niwe wamugira inama wenyine kuki ari wo ahoriwe buri gihe bamufatiriwe ngo naje kugisha inama excuse me mwagiye mukora ibyo mukora neza mukajya mureka kwirirwa mwitwaza abandi bakobwa uvuze ngo ajya kugisha inama uburyo bamena amazi naya robi babara nawe bivuga gutya garuka bamena amazi ibyo bintu ko kumukaje amazi ufite amazi amaki ufite amazi babari ufite amazi mva bibazo bivuze nge nago mbizi naga ari nje bivuze ayo mazi nayimvura naya robine nayi ntago twaje gusibanya cyakwana ayo mazi avuga ntago nyazi sibyo kandi sindamubwira yuko mfite amazi menshi nshaka kuyamena je sinzi aho yabivanye rero ni ibye ku giti cye kireka niba ari uyafite ufite make mani ibyo bintu byiwe nyarukira kuri Menya Nibi TV ukande subscribe ubundi gahunda zigende neza ure film yitwa Ilari Comedy noneho nawe ni uzabonera abakobwa ngo nkamazi ngenda cyari umwana w'imyaka 12 nza amazi zo bigega Rose uvuye muri Canada usanze Keza afite YAKA Keza ari kukubwira ati ngewe mvira ku mugabo naje mbizi narabikubwiye nawe nukayusubiza inkuru inyuma nakubwiye ko naje mbizi ko mufite na mbere yuko bakora ukwe nari mbizi ko hari rero please winsubiza inyuma nawe ese gende kukubaza kuzi ko amufite kandi babana Keza akabagusaba wamuretse
nta bandi bahungu bahari. Njyewe ndi wese yagiye kubareba ko kabirirwamo yagiye akagumana na bakareka yaka mwinginga mubwira nti wamfashije nk'umuntu. Oya none uzabigene mu zindi nzego niba bona wowe kunyinga naranze kubisumva. Oya niba mva hari bagufasha meruka nimba ngo yagiye no mu masengesho baba ubuse ibintu byageze mu badayimoni koko kuburyo agenda ngo amusengere ngo amadayimoni no gutwara umugabo arakera. Turicaranye dayimoni turicaranye kugira ngo nabyeme abantu bakurikiye yawe TV uko mubizi dayimoni ziragaragara cyangwa ni imyuka ahubwo keza azajye mu ishuri abasobanukirwa umuntu na dayimoni bitandukaniye. Excuse me juvuga ibyo nanjye nanjye kosora we nusamenyere umva we nakwereka wowe nakwereka nawe urimbo reka ariko umva nakumenyera wakibeshye ke nagukoshira nta suri karamuraho kano we usiko namagara gufunga nona stupid wakibeshye mwana uzuko bya bintu uzuko mukaze soni buretse mu bwanwa ariko mu bwanwa nabisana jana oyibeshye ako watikira bakobwa nkake ariko nkwaye kukuntu nkagenze kaza ariko oya buretse murekaze wese wagiye utogota ntaho kurusha umuntu hari umfashe mwana hari kurusha umuntu hari kurusha umuntu oya mube muretse mwana uziko soni Keza waje wimaronije swagurutse temada buretse ahubwo diamond yakwinjiye diamond yakwinjira ikamurangiza wanshoteye guhera kare nakwihoreye ajya wowe ubwo diamond zirakwinjiye ugende bagusengere buretse mube muretse ahwe mwakabyara iki kiganiro nyirekere aho ntago nongera gukora indi interview mube muretse akira